Yes, reka twongere tubifurize kugira ibihe byiza nshuti bakunzi bacu aho muri irya no hatandukanye twizere ko mumeze neza cyane. By'umwihariko mu rugendo n'ibiganiro dukomeje kwategurira tukanabagezaho ubahaye ikaze. Tujye kujya muri equipe ya Rayon Sport. Turebe transfer zitandukanye zirwa muri aya ma equipe. Icyo wamenya cyo nuko equipe ku isoko irarimbanije. Amazina atatu akomeye cyane agomba kumanuka i Kigali. Uribaza ngo ese ayo mazina nayahe? Manuka uterekeho rwose. Ntuze gukuraho na gato cyane kugira ngo uze kumva ibyayo mazina ndetse n'ibiganiro uko biri kuyenda muri equipe ya Rayon Sport. Ni kenshi cyane twavuze ku bakinnyi barimo Yusudi Yanye ndetse n'uwitwa Foringanye. Uyu munsi turaza guterekaho umusumari n'inyundo ngo tubabwira umunsi nakuka nurenga nidiru tutazongera kugarukaho mu biganiro byacu kundi. Hanyuma turaza kuva aho ngaho turebe uko imyitozo yifasha uko iri kugenda. Hanyuma turebe ibyo abakinnyi bazatizwe se barasohoka ryari muri equipe ya Rayon Sport. Abashya se bandi bakenewe nabahe? Yitwa Afami ya Rotif yamaze gutangaza imyanya byibura yumva akeneye muri equipe ya Rayon Sport. Byose ntuze gucikwa ndabikuzaniye. Icyo usabwa cyambere ni ikintu uko arakoze subscribe. Kura subscribe nona tutararenga hanga rwose tukiraha mbere yuko tujya kuri. Banze ukore subscribe. Umaze kuyikora byiza cyane. Liking ikiganiro cyacu. Like n'akantu gato n'ukora kuri like ubundi tukikomereza. Hanyuma ibitekerezo byanyu nabyo ku bwinshi ndaza kuba mbihaye ikaze muterekeho. Ubishoboye uradusharingira mu magroup agiye atandukanye n'abandi bakabona iki kiganiro ibintu bikaryoha cyane. Reka duhere ku bakinnyi bashya rero. Rayon Sport muri isaro ry'Inyanza iri kwifuza igiye kongeramo. Nyuma yuko bigaragaye ko signing witwa Tadeo yakoze zari zirimo kwishongora kandi zirimo no kwihimura ku bantu bagiye batandukanye, agasinyisha abakinnyi batari beza batari ku rwego rw'ikipe ya Rayon Sport. Byabaye ngombwa ko inama zagiye zicara zigaterana zasanze Rayon Sport igomba gusubira ku isoko ikagura abandi bakinnyi. Inama ubuyobozi bwa Rayon Sport bwagiranye n'itwa Afami ya Rotif, umutoza w'ikipe ya Rayon Sport. Uyu munsi abareyo reka mbabwire gutandukana na Rotif ntabwo bishoboka, icyo cyo mukimenye, kubera ko byibura kugira ngo batandukane nawe birakabaka muri miliyoni 100 z'amafaranga y'u Rwanda. Ibijyanye no gusesa amasezerano urumva ko ayo sa amafaranga Rayon Sport ifite yahereza uyu mugabo w'umunyatunisia kugira ngo batandukane. Uribaza ngo ni iki gishoboka? Uyu munsi ikintu gishoboka nuko Rotif ahaguma agahabwa intwaro, hanyuma amara guhabwa intwaro wenda agandura n'uburyo bw'imikinire, nubwo ntizengeye ko buzahinduka completely 100% ngo butanga umusaruro nk'uko abantu babitekereza, ariko byanga bikunda byo agomba guhindura systeme. Rayon Sport baramwishyura bavuga ati rero uri umutoza wacu, nubwo precision nto yatwagize Rayon week rimwe yabaye nziza ubundi ntibe nziza, ariko uri umutoza wacu ndetse uzanadutoza utujyane mu mikino nyafrika. None dukora iki? Rotif abwira Rayon Sport arabwira atabakinnyi nashatse benshi ntago mwabampaye, abo nifuje benshi ntago mwigeze mubampa. Nifuje nimero 3 y'uwitwa Muele kuva muri Uganda ntimwamumpaye. Nifuje abakinnyi bagiye batandukanye, ba nimero 2 nifuje umugiza Obedi wo muri Mukura ntimwamumpaye. Nifuje abakinnyi bo hagati ba nimero 6 ntimwabampaye. Bityo uyu munsi ngewe nk'umutoza mbikuye mu maboko yanjye mbishyize mu maboko yanyu nk'abatoza ba Rayon Sport, nk'abayobozi ba Rayon Sport. Icyo ngiye gukora niki? Ngiye kwerekana Rayon Sport ifite ibibazo, niba dukeneye kujya mu mikino nyafrika ibyo bibazo bigomba kuba byakemutse. Rayon Sport isigaje iminsi itarenze 5 bareyo mu byumve, isigaranye iminsi 5 gusa kugira ngo Mercato ize guterekwaho urufunguzo, terekwe y'ingufuri ifungwe. Sinzi niba wenda nko mu Rwanda bashobora kongeraho iminsi, kuko hari ukuntu bagira gutyo ukabona abatereyeho utunsi dukeya ekipi ikaba yakongera ikijajara, ariko no kohereza swad uzakoresha mu mikino nyafrika byo bigira deadline. Cyane muri CAF hari umunsi wo kohereza amalisanse y'abakinnyi uzakoresha. Ibyo ni ibintu bigira garanti, yutinze urashya. Niyo mpamvu Rayon Sport bitinde cyangwa bitebuke irasabwa kujya ku isoko mu minsi 4 cyangwa 5 bitarenze, igahitizana igahitizana abakinnyi. Rayon Sport habaye inama y'igitaraganya y'aba agenti, uwitwa Mucyo Anta biganira yamaze gufungurwa, uwitwa Arno
agent witwa Bigirimana Bedi arahari, ari muri Rayon Sport ayirimo, ndetse n'abandi bashinzwe recruitment bose muri Rayon Sport. Uyu munsi bakoze inama y'igitaraganya yo kujya ku isoko byihuse kujya gushakayo izindi ntwaro zigomba kuza kwintervena muri Murera. Uyu munsi Rayon Sport ndagira ngo mbabwire ngo bamaze iminsi bahugiye cyane mu bintu by'utunyenyeri, bahugiye cyane mu bintu byo gushaka bisi ya Rayon Sport. Navuze igihe kinini mugeza muravuga ati yo bisi ntuzongere kuyivuga, ariko kera kabaye mu mezi 2 bisi iraza kuba yamanutse. Kera kabaye narayivuze abareye mugeza muravuga ati uzatubabarira ujye tubwira ibindi, ariko nugera ku cya bisi uberereke. Iyo nasomagira comment narasekaga gavuga abareye bararakaye kweli, ariko finally yaje. Ubwo rero Rayon Sport nyuma yo kuba muri ibyo bintu bongeye baricara bavuga ati ni ngombwa ko twongera tukareba ese ko turi kubwira abafana ngo bakanda akanyenyeri bazemera kugakande kipe itari gutsinda, ikipe itari kwitwara neza. Fana Rayon Sport so bamubwira ngo akanda akanyenyeri ikipe itameze neza, reka da ntago ibyo ntago byumva. Akeneye kuba ariko na Rayon Sport itsinda papa, Rayon Sport mu kibuga itanga burudani papa, Rayon Sport igatambaza ifite abakinnyi bari batatu bakomeye. Kandi ibyo kujya gukina na Singida, hari umuntu ejo n'abanyagiye muri comment aravuga ngo ariko ngo wari wavuze ko Rayon Sport abakinnyi iri gusinyisha arabo kujya mu matsinda. Nge narababwiye ngo ntabwo nzongera kuveba umukinnyi ntaramubona muri pitch, ntaramubona mu kibuga. Oya, ubwo rero abaje sinzi niba wenda harimo no kutamenyera ikirere, gutinda kumenyera ekipe, ariko uyu munsi ko tubibona turabona ko n'abakinnyi bari aho ngaho basanzwe. Rayon Sport ikeneye amazina kandi koko barabyumva. Ubwo rero nyuma yaho bicaranye na Rotifa aramubaza ngo ni icyo ukeneye kugira ngo Rayon Sport izafate Singida, iyifate imikaka, iyifate ishinya, iyifate mashwari, ifate ibintu byose bifatika, inoboze mikuremo yarabikitereke pembeni. Umutozo ikintu yababwiye ngo uyu munsi ntabwo dufite ikipe mbi, abakinnyi dufite si babi completely, ariko dukeneye renfort, dukeneye kongeramo. Utaza ko abantu bavuga ngo Rayon Sport igiye gusubira ku isoko mukagira ngo nuko abahari bose ngari pauvre, ukagira ngo badasubiye no ku isoko ngo ekipe yakina, ahubwo mu rwego rwo kugira icyizere ukagirira ikipe mu buryo bwiza nuko yajya ku isoko ikongeramo abakinnyi. Umutoza aramubaza ati rero ni hehe urwaye? Umutoza aravuga ati ngewe nta nubwo ari benshi nkeneye abakinnyi abo bane beza bakina kuri poste zitandukanye. Ariko natwe tugano twaje dukora bitandukanye, twaje tugaragaza ko Rayon Sport ntabwo ikeneye abakinnyi benshi, ikeneye abakinnyi bake pe, 5 4 bakaza bakagaragaza akaba ari wa mukinnyi ugaragaza ikinyuranye. Ahubwo rero abantu bakari kwibaza ngo none abo bakinnyi bagiye kuva. Rayon Sport rero burari nahibera ubukombe, ni nahibera isaro ry'Inyanza, ntibera ikipe y'Imana, ntibera gikundiro, n'umukinnyi w'ubwo arayikunda, ne ekipe itajya yiburira. Ikijyanye n'amazina ujya kugira gutyo kavuga ati se abakinnyi baravaye, wajya kureba ukabona amazina ubwayo ari kumanuka ayishakira. Uribaza rero ngo imyanya afame Rotifu yasabye ni iyihe? Rotifu bwa mbere yasabye nimero 3, aravuga ati kuri nimero 3 musore Prince mwanzaniye mukamuzana ngewe ntamwemera uyu munsi wa none ni munyemerere. Nubwo hari bagani ijuru, nubwo hari ba Fabrice, nubwo hari ba Cindy Paul Jesus, abo bose bashyirwa kuri 3, ni munyemerere mujye ku isoko munshakire nimero 3. Barandika ati 3 twayumvise undi mwanya. Afame Rotifa aravuga ati no kuri 2 nkeneye y'umukinnyi uza gusogomba uwitwa Serumugo ari Omar, byaba ngombwa kanaza murusha. Urumva barabyumva barandika, baravuga ati twamwumvise. Undi nini arababwira ati nkeneye nimero 6 hatari, nkeneye nimero 6 rurangiranwa, ya yindi ikupa visible, igakupa interebuteri, igakupa transfo hagati mu kibuga ku buryo abari rido defensive nta mukinnyi uharenga. Rayon Sport irandika ubwo ababaye bangahe 3,
aravuga ati noneho by'agashinguracumu nkakenera rutayizamu wa wundi uvunderezamo, kubera ko Afahami ya Rotife uyu munsi ntuze kumbwira ngo ufite Foringanye nibyo ni mwiza, ariko amaze igihe afite imvune. Urumva ni umukinnyi ukeneye kwentegara gake. Ufite Bing Bero Shadrack yaraje wenda azari muri meforme, araza ntiyahita yisanga muri ekipe ya Rayon Sport, ariko niba uri ekipe iteganya kujya mu matsinda ya Confederation Cup ukwiye kuba ufite umwataka urenze umwe, babiri, batatu, kandi bose batanga ikinyuranye, ku buryo bishobora no kuba ngombwa bikarimba ukaba wanabashyiramo ari batatu, umwe kuri wing, undi wing, ku 9 mu mikino nyafurika, kuko imikino nyafurika yo nta mategeko ifite. Niba ufite abakinnyi 11 abawe beza b'abanyamahanga bagororotse baterekemo, ibi by'abanyarwanda byo ni ibya Nyarugenge, kandi ngewe rwose ntabwo natinya kuvuga ko no mu gihe bimaze bihari nta impact nimwe iri positive byazanye mu mupira w'u Rwanda. None se nimba ivuga mu byumve, uyu munsi umutoza Adera Murushi yahamagaye abakinnyi, nujya kureba mu Rwanda abakina mu Rwanda ahangaha n'ubundi niba abandi ni bangahe, ni bake, abenshi baravi Burayi, 5 ba APR, umwe wa Etincelle, umwe wa Kiyovu, n'undi wa Rayon Sport. Urumva muri ekipe y'Uga Amavubi yose, kandi nabo tukaba tutizeye ubushobozi bwabo. Wareba ubwabwa rero iyo shampiyona bavuze ngo bari kuba reba abanyamahanga bari buba benshi, kibaza se ubundi bwo ni iki producinga, ni iki tanga, ni iki generatinga, ni iki abanyarwanda. Icyo nacyo kuri Shema Fabrice ushobora kuzatorwa mu nzu ya Ferwafa mu mipangu cyangwa se mu myanzira zazana, icyo nacyo cy'abanyamahanga nabonye avuga ku by'amafaranga azajya ahemba ama equipe kazakurikirana, ariko nacyakwiye kucyitaho. Rayon Sport rero yayisikora iki? Birakomeye. Igisoza iyo nama ku rupapuro rwayo ubu tuvugana hariho abakinnyi 4 n'ubundi bagenda bakagera muri 5. Dore ukuntu ibintu biteye. Ubushize ndi hano nababwiye ko mu nama yari yabaye, munyemerere mbere ko ngira kuri aya mazina ndabanzanya sasire, ntuze kuma ngo nugutinda, we ni ujya wihuta ukagera ku mazina gusa niho uzajya uvuga ngo abantu ngo bavuga ibihuha ngo ntaga ibintu bavuga biba. Kubera iki? Kubera kwa kwihutisha. Rimwe na rimwe ukumva n'ibyo tutavuze. Reka nge sasire ibintu. Ndi hano narababwiye ngo Paul Muvunyi yemeye abakinnyi 2 mu nama yari yamuhuje n'ubuyobozi bwa Rayon Sport, bicaye bari kuganira, bari kwiyunga, bari gukemura bya bibazo byose kugira ngo imishinga ihari bayicemo neza, bayicemo bemye. Icyo gihe uwitwa Muvunyi yemera ko agiye gusinyishiriza Rayon Sport abakinnyi bibihanyanswa 2. Ariko bukeye Paul Muvunyi imvuga irahinduka, aravuga ngo birana bivuze kwa Mufano byari nk'urugero, natangaga urugero. Ariko witwa Saidi Habiyakare we akaba yari yabyutse muri icyo gitondo ahita bimediatiza abijyana mu itangazamakuru, turaza turabivuga, tubibwira abakunzi ba Rayon Sport, radio zirabivuga, zibwira abakunzi ba Rayon Sport, baragenda babyegereza umutima, bumva ko Paul Muvunyi agiye kugurira Rayon Sport abakinnyi 2. Urumva abwira ko abakinnyi 2 ko agiye kugira guteka, agiye kwabagurira. Muvunyi bukeye ahindura imvugo. Uyu munsi Saidi yidekara yaravuga ati abo bakinnyi kuri any cost, ku giciro cyose biratwara, Paul Muvunyi natabasinyisha ngenda abasinyisha. Habiyakare n'umugabo w'imfura aravuga ati nge nta bucaka kwitiranya n'abareyo, hatazagira uvuga ngo nazanye igihuha ndagikwirakwiza. Paul Muvunyi niyumva adashaka kubagura ngende tayari 25,25 abakinnyi 2 mbatereke hariya. Rayon Sport kwikubitiro kuri 6. Amakuru nari mfite
nakuraga za ndani mu buvumo yambwiraga ko uwitwa Yusudiyanye na Foringanye nibamanuka kuri ubu butaka bw'inyarugenge bagomba kumanukana n'umumediateri nimero 6 Hatari Karibirateri. Amakuru akavuga ko yitwa Sidisal byashobokaga, ariko iyo agence ngo ikaba yarahisemo kubanza kohereza Foringanye ndetse na Yusudiyanye, yaza Rayon Sport umukinnyi ngo ikamubahereza byibura mu kwezi kwa mbere, imaze kubona uko imikoranire hagati y'aba bakinnyi bandi b'Abasenegali muri Rayon Sport yavuguruwe. Hatyo ni ikintu cyumvikana, bahemberwa ku gihe, babona kira kitu ku gihe, akaribwo bazabona kohereza undi mukinnyi. Ariko ndagira ngo abakinnyi ba Rayon Sport bari no uri kumva iki kiganiro mu mari mpungenge, Rayon Sport ntabwo izongera kugira ikibazo cyo guhemba muri uyu mwaka tugiye kujyamo. I&M Bank nizagemba abakozi ba Rayon Sport tariki 25 nk'umukozi wa leta, mbere y'uko ziba tariki ya mbere abakinnyi ba Rayon Sport bazajya bagira babonye amafaranga, ahubwo uzajya yakoresha nabi kuva 25 birashoboka kazayenda gahera tariki ya mbere z'ukundi kwezi amafaranga yarayamaze. Ariko Rayon Sport ibijyanye no guhemba igiye kugikorana na I&M Bank, birumvikana ko nta kibazo izagira. Bityo Rayon Sport bumvishe iyo agence ivuze gutyo aravuga ati it's okay, nta kibazo, twebwe nibanze mutwerereza abakinnyi bacu twari dusanganwe, noneho abo bandi bo tuzakomeza dukorane, tuzakomeza tuvugane, muzagenda mubohereza nyuma. Ubwo umumediateri wagomba kuzana na Yusu na Foringanye abari paritse byabirikubye. Bro, niyagera mu makuru ya transfer jya wicara utengamare kujyane muri equipe ya Rayon Sport, mba nzifite, mba nziryamyeho, mba niri umunsi wose niruka kugira ngo nze ko warakoze subscribe hano ukaba wumva ibiganiro byacu. Ntabwo ari uko turi abantu barenze, sinuko nzi kubivuga neza kurusha abandi, sinuko oya kuba warahisemo gusa kunyumva ukankurikirana. Nanjye niyo mpamvu ngomba gukora iyo bwabaga nkararana ntasinzira, ariko nkakuzanira transfer za Rayon Sport nkizingiza. Ubwo banzura ko Foringanye na Yusudiyanye reka mbavireho rimwe ku cyumweru cyejo bundi byahindutse, amafaranga barayohereje, uwitwa Yusudiyanye atinda kumugeraho, yaciye muri systeme, ari ku systeme borezamo amafaranga bitinda kugera. Urabizi nko iyo akoresha amafaranga kuri MoneyGram cyangwa se kuri Western Union, ushobora guhita tuyabona ko kanya ukazayabona umunsi ukurikiyeho cyangwa se iminsi 2 ikurikiyeho. Naho rero niko byagenze. Akimara kuyabona, mu gupanga urugendo kwe hagomba kubamo kwitegura, ntabwo yahita afatiraho ngo yaje, hagomba kubamo kwitegura. Habayemo kwitegura, gufunga ibikapu, kongera gusezera kuri famille. Asanga nahaguruka iwabo kuwa 5 cyangwa kuwa 6 azagera inaha i Kigali hafi saa 7 z'ijoro ku cyumweru. Ubwo ibya Yusudiyanye nuko biteye, uretse ko Yusudiyanye na Foringanye bashobora kuba badafite tike imwe ibazana i Kigali. Buri mukinnyi ashobora kuba afite tike imuzana hano i Kigali. Ubwo ibyo kuzana n'umumediateri ntabwo bikibayeho. Rayon Sport rero yumvise ko bitakibayeho, yayisijya ku isoko iravuga ngo umumediateri none uhari ushoboka twasinyisha 6 emblematique ninde. Bavuganye na Arno uyu ni agence wa Bigirimana Bedi, nabonye muri rya joro ryo kuronshinga akanyenyeri ndetse na bisi, yarari closer cyane ya Tadeyo, bagenda baganira. Amakuru mfite rero nuko uyu mutarama afite rutayizamu, ariko akari no muri diru y'umumediateri nimero 6 muramuzi, Nshimirimana Ismael Pichu. Nshimirimana Ismael Pichu
niba ukunda Rayon Sport nta kuntu waba utazi uyu mukinnyi, niba ukunda umupira w'amaguru nta kuntu waba utazi uyu mukinnyi. Rayon Sport bamutumyeho intumwa ngo zimusange, amaze iminsi atandukanye na APR, yari afite deal mu bihugu by'Abarabu, ariko deal byaje kurangira igiye gake. Slow motion ni Umurundi, bityo Nshimirimana Ismael Pichu uyu munsi ku isoko aracyari available, aracyaboneka. Rayon Sport babwiye Arino wazanye Bigirimana Beda tese birashoboka ko wagenda nawe ukamunegosiya. Reka mbabwire Pichu, nagiye mbabwira buri mukinnyi wese Rayon Sport yasinyisha abo Bigirimana Bedi bande, nagiye mbabwira. Reka mbabwire na Nshimirimana Ismael Pichu ni umukinnyi ufite polyvalence zigera kuri 3. Imyanya ashobora gukinaho ni 3. Pichu yakina nka nimero 6, Pichu yakina nk'umudefenseri central defense, Pichu yakina nka nimero 8. Uretse ko kuri nimero 8 ho Rayon Sport ntabwo iharwaye, yafite ibisubizo byinshi, yafite solution nyinshi. Nshimirimana Ismael Pichu afite karite yo kwambura umupira neza nta kosa akoze. Urumva? Nshimirimana Ismael Pichu afite karite zo kwa wa mupira yambuye arabona how utanga byihuse, ibitekerezo bigakora byihuse, cyane cyane mu ma espace vide. Ubwo yabisaba ngo muri zo espace vide umwataka cyangwa se umuhinga wa Rayon Sport abari makina agereyo, ariko imipira Nshimirimana Ismael Pichu arayitanga pe. Pichu mu gukina 6 kwe abona amakarita y'imihondo make, abona amakarita atukura make. Ikindi Pichu uri mu bihe byo byiza, Nshimirimana Ismael Pichu ari kuri mikwajyo myinshi, amashoti menshi. Nshimirimana Ismael Pichu ni muto, afite imyaka mike, si myinshi. Nshimirimana Ismael Pichu amaze kugira experience, amaze kumenya neza cyane iyi shampiyona yacu. Yakinnye muri Kiyovu imeze neza, akina muri APR, nubwo ndageze muri APR system ikaba nk'imurutse. Umukinnyi ugera muri system ya APR wagakomeza agafatira wowe abafite n'izindi mbaraga zimupushinga. Nshimirimana Ismael Pichu ntabwo yahamagaye muri ekipe y'intamba mu rugamba. Miniziko babona ko urwego rushobora kuba rwarasubiye inyuma, nawe akabibona gutyo, nubwo asoje umwaka w'imikino muri APR akina kandi neza, akeneye gusubira muri ekipe y'igitutu imuransa, imushyira ku rwego. Ibu gisigaye n'abafana ba Rayon Sport nimwe muri aba bacamanza. Uvuga ati Pichu ashobora kuba yaza akagira icyo afasha Rayon Sport, cyangwa se ntagire n'icyo ayifasha. Nimba bwira ibi ntimuhite mwumva ko ari ibintu biri confirmed ngo muhite mubyemeza, muhite mwumva ngo Pichu muri Rayon Sport dirida. Oya, ntabwo ari diridani. Ibiganiro ngiye mbimenya kare, ibiganiro biri kujya mbere, bari kumuganiriza. Ariko ngiye nkavuga ngo Rayon Sport ibonye Pichu, reka mbabwire, niba hari ekipe meruka mu Rwanda ikina umupira uryoshye usukuye, itsinda itabahatisha, itsinda amakipe manini n'amato, ikipe meruka kubona ni Kiyovu. Bro, ni Kiyovu. Iyo Kiyovu muri Mediane yari ifitemo Nshimirimana Ismael Pichu, ifitemo Bigirimana Bedi, ifitemo bene data Janvier Gigia, rimwe na rimwe Gigia akavamo hakaza Frodouari, cyangwa se hakazamo, yari ifite abakinnyi benshi. Iyo Kiyovu yari ikomeye pe. Uyu munsi rero uramutse ufite abakinnyi b'inshuti babiri, Bigirimana Bedi na Ismael Pichu, Nshimirimana
bashobora kugufasha mu mikino nyafurika. Ubundi izi nizo profile ziri ku rwego rwo kuza zikaguterera imikino nyafurika. Urumva? Nizo profile ziri ku rwego rwo kuza zikagukinira imikino nyafurika neza. Izindi zose uzindinde. Rayon Sport ibonye umukinnyi witwa Pichu kuri 6 iraza kubisinyishije neza cyane. Mvuze ngo iki? Rayon Sport ibonye umukinnyi kuri 6, ndavuze ngo iraza kubibonye umukinnyi mwiza cyane. Iyi partnership iraza kubiteye ubwoba. Ubwo rero bamutumyeho uyu mutara witwa Arno, aravuga ati genda umuganize ahari vuba cyane ahite yitaba hano mu Nzove aze turebe uko bimeze. Ndaza no kubabwira kuri wa mukinnyi mushya wageze mu Nzove. Nabonye abantu benshi bambaza ati so umukinnyi wageze mu Nzove byo bihagaze bite? Ndamubabwira. Hanyuma yitwa Bimenyimana Bonfils Caleb. Yarugenge birakomeye. Bimenyimana Bonfils Caleb uyu yarari muri ekipe ya USA Marije, ikipe ikomeye cyane muri Afrika. Ndumva na minsi 3 ishize nayo deje ishobora kuba ari myinshi ataminatinze contract n'ikipe ya USA Marije bayiseshe. Rubango uyitwa Rino afite abakinnyi babiri. Ubundi Rino hari rutayizamu yari afite muri Libya w'umurundi ariko w'umukongomani. Ibiganiro ntibyagenda neza cyane basanga arahenze. Ariko none numvishira izina rya Bimenyimana Bonfils Caleb. Tuvuga umukinnyi uvuye muri USA Marije. Tuvuga Sinzira Rayon Sport yahandaho. Sinzira Rayon Sport yashimaho. Igiciro ahagaze. Ariko nawe namaze kumenya ko bamutumye y'intumwa. Baramubwira ati uko wakarifiye Rayon Sport utsinda Yanga. Uyijyana mu matsinda. Igitego cyajyanye mu matsinda cyari icyawe. Waje ukongera ugatsinda Singida. Ugakarifiya Rayon Sport nanone ukajyana mu mikino mu matsinda muri Confederation Cup. Witwa Bonfils Caleb Bimenyimana ofre yamaze kuyakira ya Rayon Sport. Ahubwo bigisigaye ni ukwibaza ngo ese Caleb Bonfils Bimenyimana ni umukire aremera kumanuka, ariko ndiwe namanuka nkemera nkamanura urwego nkaza nkongera ngasubira kwiricyazo nkava muri Rayon Sport nsindi big deal yashaka agasinya n'amezi 6 cyangwa se agasinya n'umwaka umwe agasaba Rayon Sport installation. Rayon Sport kwa yamanga 2025 ibyo bari installation. Ngiro nkavuga ngo ni Masayidi Habiyakare wemeye kugura abakinnyi babiri ba Rayon Sport, bagufatira uwitwa Bimenyimana Bonfils Caleb bamugabanyishe, bafate uwitwa Smile Pichu babagabanyishe usinyisha abo babiri. Abandi babiri basigaye 2 na 3 Rayon Sport nayo igihe hari bashake iyi cyane rwose bashake kandi neshake ama profile akomeye. Giyo Murera kuri riso, Giyo Murera Bonfils Caleb bro, nagerageje na tryinze my best ibishoboka byose ngo menye ngo ninde uri muri diruye, menye ngo ninde bamuhaye n'undi ugomba kumukonveka. Nahunenye nkaka gatungo kari byanze. Ariko se ntibakoze subscribe ahangaha se warayikoze hano, ikibazo wagira ni iki? Wowe cyarutengamara tengamara icyo kiza cyo kuburi hano twagiye. Ubwo abo ni abakinnyi babiri ba mbere. Hari uyu mutaramu rero witwa John Eze wageze mu myitozo ya Rayon Sport w'umunya Nigeria, yaje ku busabe bwa Afyami ya Rotifu nawe ngo rutayizamu. Ariko uko namubonye umunsi wa mbere n'umunsi wa kabiri n'umukinnyi usanzwe, n'umukinnyi usanzwe ushobora kuba amaze n'igihe adakina, ushobora kuba amaze n'igihe adakina kitari gitoya kandi
akaba akeneye ikipe aza kuransirizamo kariyeri havuga ngo iyo sireyo Rayon Sport ntabwo izagira abakinnyi umwe babiri batatu bose bashaka kuza kuransirizamo kariyeri no Rayon Sport ikeneye abakinnyi bayifasha bayikarifiya bijyana mu mukino nyafurika ubwo rero naba mbabwiye uyu nzamukurikirana uyu John Yeze nzamukurikirana nzamureba burana murebye imyitozo ya mbere ntabwo yakoze bidasanzwe murebe imyitozo ya kabiri naho ntiyakora bidasanzwe imyitozo ya gatatu bakinnye deka nibwo uwitwa John Yeze nzamubona neza ku buryo bwiza nze hano mutature nze tumutature nze ewane tumwevariwe kuva mu bworo bw'ikirenge kugera ku mutwe tubabwire urwego rwe abo rero nguko bimeze hanyuma Rayon Sport rero iri ku isoko aya mazina mbabwiye anytime abashobora guhinduka mukabona andi mazina ariko byanga byemera mu minsi 4-5 isigaye Rayon Sport iramanura amazina akomeye inyarugenge induru ziraza kuvuga abakinnyi igomba gutizabo reka tube tubaretse mwarabumvise nubwo nshaka kubagarukaho tuzagira umwanya wihariye wo kubagarukaho tubabwire n'ama equipe bagiye kwerekezamo uyu munsi reka tube tubatsinze tube tubihoreye hanyuma rero twagiye imyitozo irakomeje Rayon Sport yateguraga umukino na Vipers muri weekend ariko amatariki ageze uyu munsi ntabwo nzi niba uwo mukino washoboka Rayon Sport uburyo bw'akanyeri bwamaze kujyaho ibi ntabwo by'akanyeri ntabwo nabibabwira ntari kuri video nzabikora nzabibereka neza cyane nakoze ikiganiro kigaragara cy'amashusho ku buryo nzabereka systeme uko muyikoresha uko ikora byose buri kantu na buri nguni mwe mugafite ibintu bigende neza cyane ubwo rero reka minira aha ne kwatwara umwanya urenze uyu keretse wenda habaye hari indi breaking news reka ndebe ko haba hari akandi gakeregeshwa gatoya nako ngende nk'abatayemo mwihangane gato cyane ni mwebwe nkorera ngende nk'abatayemo CAF Morocco will host first leg Amaro Stadium October amaze kwemererwa Kigali mbere Noro ntabwo yemewe na CAF ku marushanwa ya Champions League kandi Rayon Sport yo bizagenda bite ibyo ntabyo mbona no ndabona ibya APR gusa bagiye Rayon Sport y'abagore batanenyeje yatsinzwe na ikipe y'igihugu Amavubi igitego kimwe ku busa baritegura kujya muri Tanzania ikipe ni iyihe kandi indi nkuru nako sugira Ernest se muri Rayon oya rwose oya inkuru ya sugira ndayiboreye ariko nayo sukuvuga ko ntayibonye cyangwa se mudashobora kuza kuyumva ariko ndayiretse inkuru ya sugira Ernest ndayiboreye muri Rayon Sport Murera Saro ry'Inyanza mukore subscribe mu bitekerezo mu sharinge mukore byose ifurize kugira ibihe byiza ariko mukomeze mudukunde murayikinge mudukundira abantu umugani wa mwarimu Stash bye naho mu bindi biganiro